Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initoke Rwanda, ubwo mubana natwe mu biganiro tubakora bya buri munsi babigaruka ku nkuru zigiye zitandukanye. Mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza mu murenge wa Murama mu kagari ka Rusave mu mudugudu wa Byimana, haravugwa umugore wakoze ubukwe n'umugabo nyuma y'uko umugore akanga ko batera akabariro mu gihe kingana n'icyumweru karangira umugore yiyahukanye. Abaturage muri ako gace bavuga ko ari ibintu bidasanzwe kuko umugore n'umugabo bari barasezeranye mu mategeko ndetse banasezerana imbere y'Imana mu itorero rya ADEPR. Gusa bageze mu rugo umugore yanga ko batera akabariro mu gihe kingana n'icyumweru, biza kurangira umugore yisubiriye iwabo. Abaturage bo mu mudugudu wa Byimana bavuga ko uwo mugore imyaka 20 y'amavuko yamenyanye n'uwo mugabo bahujwe n'umuranga kuko uwo mukobwa ataraziranye n'uwo mugabo kuko we yari mu karere ka Rwamagana, uwo mukobwa akaba yaturukaga. Umuranga ngo yarangiye uwo mukobwa umugabo barahura barashimana, maze umugabo ajya gusura iwabo umukobwa mu karere ka Rwamagana, maze bemeranya kubana niko gusezerana. Bakora ubukwe bwabaye ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2025, ndetse ngo abaturage bavuga ko bwari ubukwe bwiza bw'agatangaza. Amazina y'umugabo warashatse umukobwa ni Muhawenimana Boniface imyaka 38 y'amavuko, akaba yarashakanye na Tumukunda Alice imyaka 20 y'amavuko. Gusa aba bombi bakaba barakundanye mu gihe kingana n'amezi 8 nyuma y'uko bari bahujwe n'umuranga wari wabahuje. Boniface wari washatse uyu mugore avuga ko nyuma y'uko umugore yarashatse yanze ko bagira uko bigenza kuko ngo umugore yangaga ko batera akabariro. Umugabo avuga ko atazi icyatumye umugore agenda, gusa abaturage bavuga ko impamvu umugore yagiye ari uko yaje azi ko azatura mu nzu nziza agasanga ibyo yatekerezaga bitandukanye kuko ngo yabonaga inzu ari inzu iciriritse. Ikindi abaturage baturanye na Boniface bavuga ko umukobwa yavugaga ko umuranga wamurangiye Boniface yabubeshye ko ari umugabo ufite ibintu yahagera agasanga ntabyo afite. Ibyo abaturage bavuga nibijya kure n'ibyo nyir'ubwite Tumukunda Alice yabwira ikinyamakuru Radio TV1 dukesha iyi nkuru, kuko Tumukunda yavuze ko ataraziranye cyane na Boniface bamushyingiye kuko ngo yamwijeje ibitangaza. Agiye gusura Boniface bamwereka amazu ataraye, rero ngo nyuma yo kumenya ukuri yanze kubyihanganira kuko ngo umugabo atamuhaga ibyo yamusabaga ahitamo kwigendera. Se wa Boniface akaba asiba ko Tumukunde avuga ko yatakaje amafaranga menshi, harimo inkwano ihagaze amafaranga 700,000 z'amafaranga y'u Rwanda n'amafaranga 2,000,000 yatanze muri ubwo bukwe. Gusa abaturage benshi mu mudugudu wa Byimana bavuga ko batunguye cyane ndetse no kubona umukobwa yaratashye nyuma y'ubukwe, ndetse bamwe bakavuga ko yishe umuco. Gusa uyu mugabo washatse Tumukunda Alice ngo si ubwa mbere yarashatse umugore kuko yagerageje gushaka umugore inshuro zigera kuri 2 ariko ngo karangira byanze. Boniface yashatse ku nshuro ya 3 Alice kugira ngo arebe ko byakunda agabana n'uwo yari yikundiye. Mu buzima busanzwe Boniface imyaka 38 y'amavuko afite umwana w'imyaka 18 y'amavuko, mu gihe Tumukunda yari yashatse afite imyaka 20 y'amavuko, gusa nawe akaba yari afite umwana w'imyaka 2. Ngayo nguko amakuru nari muzane naye ngaya muri uno mwanya. Reka ngushimire wabanye nanjye kuva kunangiro kugera ku musozo, kandi niba rugambigeze kuri Initoke Rwanda nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe ubugana tubakora bya buri munsi. Kigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.